Murakaza neza nanone kuri SOMA Topbooks. Ubushize twaganiriye ku gice cya kabiri cy'igitabo How to Win Friends and Influence People cyanditswe na Dale Carnegie. Ni igice kivuga ku bintu bitandatu ushobora gukora abantu bakagukunda kandi bakakwiyumvamo. Uyu munsi tugiye kuganira cyangwa tugiye kurebera hamwe igice cya gatatu cy'iki gitabo, aricyo kivuga ku buryo wakoresha ugatuma abantu bumva ibyo utekereza kandi bakabikurikiza, cyangwa How to Win People to Your Way of Thinking mu rurimi rw'icyongereza. Reka nkwibutse gukora subscribe kuri SOMA Topbooks, umuryango mugari wa SOMA Topbooks. Tubafasha gutera imbere buhoro buhoro kandi gahoro gahoro. Tubasangiza ubumenyi buba buri mu bitabo biri top bwabafasha guhinduka no guhindura ubuzima bwanyu. Urakoze cyane kudushyigikira, uhabwe umugisha. Ihame rya mbere riragira riti: uburyo bwonyine bwo gutsinda impaka cyangwa intonganya ni ukuzirinda. Iri ni isomo ugomba kumenya niba uzi ko ufite aho uhurira n'abantu. Ntushobora gutsinda impaka. Iyo uzitsinzwe uba uzitsinzwe, n'iyo uzitsinze uba uzitsinzwe, kuko uwo uba utsinze mu mutima we burya ntashobora guhinduka cyangwa ngo yemere ibyawe. Umuntu utsinzwe impaka iteka asigara atsimbaraye ku myemerere ye ndetse kurusha nuko byari bimeze mbere yazo. Impaka si uburyo bwiza bwo kwemeza abantu ibyo utekereza cyangwa imyumvire yawe. Kenshi zisiga abantu banganye cyangwa harimo kutumvikana. Niyo mpamvu ugomba kuzirinda uko ushoboye. Ntugomba gutuma uko utumvikana guhinduka intonganya cyangwa impaka zo guhangana zitagamije kubaka. Ihame rya kabiri riragira riti: ubaha ibitekerezo bya mugenzi wawe. Kora uko ushoboye, wirinde ijambo sibyo. Iri somo ni ingenzi cyane. Kurikurikiza birasaba kwiga gukoresha diplomasi mu mibanire yacu n'abandi. Tekereza kuri ibi. Ibuka igihe wari kumwe n'abandi bantu muri kuganira ku kintu runaka, maze utanze igitekerezo cyawe, umuntu ahita akubwira ati ibyo uvuze sibyo, ibyo utekereje ntibibaho, ni amafuti. Ndatekereza ntashidikanya ko wumvise uwo muntu agusuzuguye kandi aguciye amazi, maze ugerageza uko ushoboye ngo urwane ku cyubahiro cyawe. Ibyo biba ku bantu bose. Galileo yaravuze ati: ntushobora kwigisha umuntu ikintu, ahubwo ushobora kumufasha kukibonera muri we ubwe. Niyo mpamvu kubwira umuntu ko yibeshye cyangwa ibitekerezo bye atari byo ntibituma ahindura imyumvire ye ngo yumve ibyawe. Niba ushaka guhindura umuntu, kora ku buryo atamenya ibiri kuba. Aha ushobora kwigira nk'aho igitekerezo cyawe ari cyo gipfuye, ukamusaba inama mukabiganiraho, bityo akaza kwibonera ikiri ukuri. Ihame rya gatatu riragira riti: niba uri mu makosa, byemere vuba kandi n'umutima mwiza. Iri somo rinyibukije kera nkiri mu mashuri yisumbuye cyangwa muri segonderi. Ushinzwe discipline iyo yamfatiraga mu makosa, aho kugira ngo nihagarareho, nahitaga mubwira nihuse uburyo ibyo narindimo ari amakosa kandi bidakwiye, nkivuga ibibi byose bishoboka, mbese nkinenga. Icyakurikiragaho ni uko yaburaga icyo ambwira, kuko byose nabaga nabyibwiye. Ibi hano nkaba mbicitse niyo cyangwa akabyoroshya. Burya aho kugira ngo undi muntu akunenge, akubwira amakosa yawe, ni byiza ko wabyibwira ukinenga. Ibi ntibikubabaza cyane. Kugira imbaraga zo kwemera amakosa yawe ni ingenzi, kuko bifasha no mu kuyakosora. Ugomba kumenya ko kwemera amakosa yawe bigira ingaruka nziza kurusha kwihagararaho no gushaka gutanga ibisobanuro bidafatika. Ihame rya kane riragira riti: tangira mu buryo bwa gicuti. Niba ushaka ko umuntu yumva ibyo utekereza, ntugomba gushyiraho iterabwoba cyangwa ingufu. Muribuka umugani twakuze twumva w'umuyaga n'izuba, aho byashaka kwambura umuntu imyambaro ngo bigaragaze urusha undi imbaraga. Umuyaga warahushye n'imbaraga nyinshi, biranga bibi by'ubusa. Muribuka ko uko umuyaga warushagaho guhuha, niko umuntu yarushagaho kugundira imyenda ye, birangira unaniwe kumwambura ibyo yari yambaye. Umuyaga umaze gutsindwa, izuba ryaraje ribanza kwaka gahoro gahoro mu buryo umuntu yishimiye, rigenda ryiyongera mpaka wa muntu akuyemo imyambaro ku bushake bwe. Ubu buryo nawe nibwo ugomba gukoresha igihe ushaka kwemeza umuntu ikintu. Ntugomba gushyiraho iterabwoba. Ihame rya gatanu riragira riti: koresha uko ushoboye, mugenzi wawe avuge ngo yego ako kanya. Igihe cyose uganira n'umuntu, gerageza umwereke ko ibibahuza ari byo byinshi kandi by'ingenzi. Mwereke ko ikibaraje ishinga ari kimwe, ushyira imbere ibyo mwumvikanaho kurusha ibyo mutumvikanaho. Wituma umuntu avuga ngo oya, kuko kwisubiraho bishobora kugorana. Iyo umuntu yavuze oya, kenshi kwisubiraho abifata nk'ubugwari, kudahagarara ku ijambo n'ibindi.
iteka baza ibibazo bituma mugenzi wawe avuga yego, wirinde oya uko ushoboye. Ihame rya 6 riragira riti kora uko ushoboye uwo muganira yumve yisanzuye kuvuga. Niba ushaka kwigarurira umuntu ntugomba kuvuga cyane, hari umwanya uwo muntu avuge kandi avuge yisanzuye. Wowe gerageza ahubwo ubaze ibibazo bituma arushaho kuvuga. Niba ibyo avuga utemeranya nabyo wimuca mu ijambo. Tega amatwi kandi witonze umenye impamvu atekereza uko atekereza. Ikindi ugomba kumenya ko abantu badakunda abantu babarenzeho. Ntugomba kugaragaza ko uri umuntu urenze mu mivugire yawe. Iri somo ni ingenzi cyane mu muryango ndetse no muri business. Ihame rya 7 riragira riti reka undi muntu yumve ko igitekerezo ari iki. Ntugomba gukora ikosa ryo guturaho umuntu imyanzuro yawe, ahubwo kora ku buryo ubikora nk'umugisha inama ubundi yifatira icyemezo. Umuntu yizera kandi akurikiza cyane igitekerezo yumva ko cyamuvuyemo. Ihame rya 8 riravuga ngo gerageza uko ushoboye urebe ibintu mu mwanya w'undi muntu. Mu yandi magambo, gerageza kwishyira mu mwanya wa mugenzi wawe, urebe ibintu mu mwanya we. Niba umuntu mutumva ibintu kimwe ntugomba kumuciraho iteka. Gerageza wishyire mu cyimbo cye cyangwa uhagarare mu mwanya arimo, urebe ikimutera kwitwara uko yitwara, urebe impamvu ituma atabyumva. Niyo mpamvu niyo waba ubibona ko uwo muntu ari mu makosa cyangwa ari mu mafuti ntugomba kumuciraho iteka. Igihe cyose ugomba kwibaza ni kuki ashaka gukora gutya, ni iki kimutera gutekereza atya. Ihame rya 9 riragira riti akira n'umutima mwiza ibitekerezo n'ibyifuzo by'abandi. Ubu nibwo buryo bwo kwirinda intonganya ndetse n'impaka. Kwakira neza ibitekerezo by'abandi, wanasubiza ugasubiza nyituze wabanje gutekereza. Ihame rya 10 riragira riti ugomba kumenya icyo umuntu ashyize imbere kandi aha agaciro muri we. Abantu iteka baba bashishikazwe n'isura yabo, uko abantu bababona ndetse no kugaragara neza mu bandi. Kumenya ibyo umuntu adashaka ko abandi bamenya kuri we nabyo bishobora kuba iturufu yagufasha mu kumwigarurira akakumva. Ihame rya 11 riragira riti garagaza igitekerezo cyawe nkaho kirenze gitangaje. Ubu ni uburyo za televiziyo, sinema cyangwa ibinyamakuru bikoresha kugira ngo byigarurire abantu babikurikire cyangwa babiteze imbere. Igitekerezo cyoroshye bakigaragaza nk'igitangaje, inkuru isanzwe bakayigaragaza nka byacitse maze bakigarurira abantu. Ubu buryo nawe wabukoresha mu gihe ushaka kwigarurira abantu. Ihame rya 12 ari naryo rya nyuma riragira riti gerageza utange ihurizo. Niba ushaka ko abantu bakora icyo ushaka, gerageza uko ushoboye ubu babibemo gupiganwa. Abantu bose iteka baba bashaka kugaragaza ko bashoboye kandi ko hari icyo bageraho gikomeye. Igihe cyose ugomba kubaha amahirwe bakerekana ibyo bashoboye. Uyu munsi tubonye amahame ari muri pariti ya 3 cyangwa igice cya 3 cy'igitabo How to Win Friends and Influence People. Ni igitabo cyiza cyane cyagufasha mu mibanire yawe n'abantu. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like na share, naho ubutaha n'igice cya nyuma cy'iki gitabo. Mwakoze kubana na SOMA Topbooks. Imana ikomeze ibarinde.